genda mibirizi ukuntu wari nziza, wari utuwe n'abeza, wari utatswe n'ibyiza, none ubu wasigaranye imfubyi n'amatoba. Nubwo nari mfite akababaro k'ahandi naragiye nshaka kubona imirambo, kubona inkomere henshi hatandukanye, ariko nageze n'iwacu usanga naho harababaje. Ngira ngo hari abo tuvukana mu ndimwe bane, harimo mukuru wanjye witwa Kageme Eustache, barumuna banjye witwa Musonera ndetse na Karangwa na Zaninka gashiki kanjye barishwe. Yes, reka tubasuza abakunzi ba Target TV, tunakomeza kwifuriza abanyarwanda muri rusange gukomeza kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Nta kindi mbasaba nuko mukora share, like, subscribe maze amakuru yacu akabageraho ku gihe. Hano muri studio rero turi kumwe n'umutumirwa wacu, ni umuhanzi ukomeye cyane, ukomeye ariko hano mu Rwanda ndetse no ku isi yose kuko baba bamukurikira ari benshi cyane. Ngira ngo rero twamuha ikaze muri studio zacu. Ngendi Nonda. Urakoze cyane, nitwa Munyanshoza Dieudonné, nkaba ndi umugabo afite abana 4 nyine n'umugore umwe. Mvuka mu murenge wa Nyakarenzo, akarere ka Rusizi, ni muri paruwasi ya Mibirizi, ariko ngo ntuye mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo. Jenoside ntabwo naherukaga iwacu, ariko ubwo narahageze. Nubwo nari mfite akababaro k'ahandi naragiye nshaka kubona imirambo, kubona inkomere henshi hatandukanye, ariko nageze n'iwacu usanga naho harababaje. Ngira ngo hari abo tuvukana mu ndimwe bane, harimo mukuru wanjye witwa Kageme Eustache, barumuna banjye witwa Musonera ndetse na Karangwa na Zaninka gashiki kanjye barishwe. Ariko na mama nawe yagize ibikomere bikomeye ku buryo ngira ngo ababaye Nyarushishi mu nkambi baramuzi. Yari afite ibikomere, yari yararwaye amezerewe nabi, ariko yaje gupfa nyuma ya jenoside. Ariko nawe ni nk'ingaruka za jenoside. Ubwo rero wenda nabo mvuze ba hafi tuvukana, ariko ubwo simvuze hari n'abandi kwa babyara banjye, kwa mama wacu hirya no hino. Ariko noneho abavandimwe, urungano, abarimu batwigishaga, baba padiri, baba Hayimana, baba abaganga, mbese wabona wagiraga imibirizi, wari uzi imibirizi, ukabona imibirizi niyo tuwe n'imfura nyinshi. Aba rero nibyo mu by'ukuri navuga ngo byanteye akababaro ko gutuma muri nge ntazibagirwa, ariko haranira no kutibagirwa, ariko no kwibuka twiyubaka. Haba hari izindi ngaruka nanone zikurikira izo ngizo watewe na jenoside yakorewe abatutsi? Ingaruka zo ntazo nyine, nuko nyine iyo wabuze abantu nyine uba wabuze amaboko. Ingaruka zo ni nk'iz'abandi, ni ugutangira nyine ubuzima mugafatanya mwese kongera kwiyubaka, ariko ingaruka zo ni rusange. Yuvuze Munyanshoza Dieudonné uzwi ku izina rya Mibirizi, abanyarwanda benshi nta kindi kibaza mu mitima no mu mitwe, bahita bibuka jenoside yakorewe abatutsi binyuze mu ndirimbo zawe wagiye ukora ziri mu isanamitima y'abanyarwanda. Kugera iki gihe Munyanshoza Dieudonné rero ni muntu ki? Urakoze cyane. Nkuko nabivuze, namaze kuvuga amazina yanjye, ariko navuga ko mu mirimo nkora harimo n'impano y'ubuhanzi nahawe. Impano y'ubuhanzi rero mu bihangano mpanga, nkora n'indirimbo zitandukanye, ariko cyane cyane nkora indirimbo zijyanye no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, kubera ko hari igihe cyabaye
koko numva koko ari ngombwa kugira ngo amateka aranze iki gihugu nanjye ngira umusanzu ukomeye natanga kugira ngo twibuke ariko kandi tuniyubaka. hanyuma rero iyi nganzo yakujemo ryari byagenze bite kugira ngo wagiye uririmba indirimbo zitandukanye ariko kugira umwihariko wo kwibanda ku ndirimbo zivuga ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi? mbere nari nsanzwe ndirimba ariko nyuma naje kujya mu gisirikare igihe cyo kubohora igihugu ngira ngo guhera muri 1994 tariki ya 7 mu kwezi kwa 4 tariki ya 7 ubwo ubwicanyi bwatangiraga twahamagariwe kujya kurokora abantu aho rero nanyuraga hose henshi cyane mu gihugu. ni ukuvuga ngo twanyuraga ku bantu twarengaga imirambo myinshi, abantu bamaze kwicwa ari benshi, ariko tukanahasanga n'inkomere nyinshi, abo batemye ariko batarapfa, abo bakubise cyangwa se bagiye bakubitanamo, uzi ko bicishaga ibintu ibyo ari byose, ariko batarapfa tukagerageza kubafasha. hari hariho ikipe ifasha irimo nyine abaganga bafasha abantu kuba bataramvamo umwuka kugira ngo babavure, banabafashe ku bindi byose bishoboka. ariko noneho tukabona n'abandi nabo bari mu bihuru bihishe, bari mu mazu, bari mu myobo, bose bihishe nyine, nabo bose tukabarokora, ndetse tugasanga nabo interahamwe zari zafashe ariko zitarica nabo tukabatesha. ibyo rero byose ni ukuvuga ngo aho nageze hose, nkurikije imirambo nabonye myinshi, nkurikije inkomere nyinshi ku buryo butandukanye, nkurikije uko abantu bari barahabye, ibyo rero nabyo bifite uburyo icyo byampinduye muri njyewe, kuza kugeraho naje navuga ko ntambara yo guhagarika jenoside ku bwanjye njyewe, nubwo abasirikare benshi twari impande zose z'igihugu, ariko ku bwanjye njyewe nabaye nkaho nayishojeje muri Gishwati. Gishwati rero nyuma ntabwo ho hegeranye, hahabanye n'iwacu. Gishwati ngira ngo icyo gihe ari muri Gisenyi, ariko iwacu hari Cyangugu. naje rero gushaka uburyo nsaba uruhusa njya kureba iwacu Mibirizi. mpageze rero nabwo mpageze nsanga naho handi nanyuraga uko haberaga ubwicanyi, nsanga n'iwacu niko byagenze. ahari mbese Mibirizi yari nziza, yari ituwe, ifite ibyiza byinshi, ifite abantu, imfura nyinshi, ariko bose benshi barishwe ndetse yarabaye amatongo. ubwo rero nibwo naje guhanga indirimbo, numva muri njye kuko mbaye indi muntu wundi, numva emosiyo, nshatse gukora indirimbo ya Mibirizi, cyane cyane ko nari mfite ishusho y'uko nari narahasize nuko mpasanze byari bitandukanye, ko nari narahasize ari heza, none nsanga ari amatongo gusa. niwe n'abarokotse ari ukuntu bafite ihungabana, yewe n'abandi basigaye n'abagize uruhare muri jenoside cyangwa se imiryango yabo, nabo ubona mbese wabonaga ibintu byose sinzi ukuntu bimeze. ubwo rero nibwo nakoze iyo ndirimbo ivuga ngo genda Mibirizi, ukuntu ari nziza, none basigara imfubyi n'amatongo. ni naho navuga ko natangiye iteka mpora nibaza icyo mwazize, kandi nkanibaza icyo nabariya bungutse, iyewewe kikanyobera. genda Mibirizi ukuntu wari nziza, wari utuwe n'abeza, wari utatswe n'ibyiza, none ubu wasigaranye imfubyi n'amatongo. niyo ngiye natangiriyeho. na nyuma waje gukomeza izo ndirimbo, ariko reka ngusubize gakeya kugira ngo twinjire mu kiganiro neza.
duhere ku mateka noneho kuko cyane cyane urumva hari amateka menshi ufite ajyanye nyine n'ibi bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Mbere y'ibyo bihe hari ubuzima nagiye nkurikirana ibiganiro byawe, numvise mbere ko jenoside yategurwaga, numvise mu biganiro wagiye ugirana n'abantu batandukanye harimo ko wigeze ufungwa mu byitso. Icyo gihe byo byagenze bite? Se wari ufite imyaka ingahe? Ndumva nifite imyaka 13 14. Icyo gihe baradufashe, ariko bazi kudufata n'imodoka ni kamyo ya gendarmerie yaje yuzuye ba gendarme hejuru, nyine urumva ikamyo yuzuye, bajya mu ngo hose bagenda bakuramo abantu, twese babajyana ku muhanda. Baduje ku muhanda rero, icyo nibuka haje umuyobozi, ntabwo mwibuka, umuyobozi wa gendarmerie akuramo abana n'abagore n'abakobwa birumvikana. None icyo gihe nanjye nagombaga kuva muri abo bana, nanjye nkagenda kuko abo bajyanye nanjye nagombaga kuba ndimo. Ariko nza kugira ibyago kuko muri abo ba gendarme harimo umwe wari umureserviste, yabaga muri gendarmerie kera, nyuma aza kubutaha. Ariko igihe nyine aza kongera atuma haragaruka uzi ko ari igihe ntambara batumiragaho nyine aba reserviste bakagaruka. We rero yaranzi anzi neza, ariko twari twavuye muri ya quartier iwacu twabaga twagize hirya, ku buryo niwe warunzi ansubizayo. Ngiye kuvamo we arankurura cyane n'umwana, ndibuka ko anshubije n'umugeri, subira mu bandi. Ubwo ngenda gutyo nyine ndi mutoya. Ariko ikindi nuko kuba uri icyo gihe iwacu yari Kimbogo Cyangugu, ariko ukajya gufungirwa Igitarama, cyane cyane kubera ko amagereza yose yari yaruzuye. Noneho biba ngombwa ko tugeze Igitarama dusanga naho yaruzuye, ariko yo yagiraga cave. Buriya bavuga ko gereza Gitarama ngo ya kabiri mu Rwanda, gereza ikaze, kuko ngo niyo yari yanafungiyemo baba Parmehutu ba kera bari bagitera, niho bari bafungiye. Ariko bari bafungiye kugeza ubwo hari hatarongera gufungira, kuko yari muri cave hasi, n'ahantu haba udushomo hasi muri cave, umanuka ukajya hasi. Niho rero twafungiwe, tuhamara amezi 6. Ariko amezi 3 n'ubundi abitwaga ibyitso bose niho banafunguwe, kubera imishyikirano y'Isire yabaye muri cyari Zaire. Icyo gihe noneho hari ukuntu inkotanyi zari zokeje igitutu ingabo zo kwa Habyarimana, noneho basaba imishyikirano. Icyo gihe inkotanyi zasabye ko kugira ngo bemere imishyikirano ko bafungura abantu bafunzwe. Ni ubwo buryo twaje gufungurwa, banafungura abantu bose. Haje n'amabisi, buri gereza yose haje bisi ya buri prefecture icyura abantu iwabo. Ariko ngewe nza kugira ingorane kuko mu basigaye bake ntabwo bampamagaye muri liste y'abataha. Ntabwo namenye impamvu, ariko naketse yenda ko hari ushobora kuba narafunzwe, ariko yenda nari mfunzwe kubera imyaka mike itari nyemerewe gufungwa. Yenda banze kunyandika se ko yenda ko bari bishe itegeko ko abana batagomba gufungwa, ahari niko naketse. Ariko nyuma y'iminsi 2 baje kundekura. Ndibuka hari nka saa 11 barangije bampa nyine ikibari cy'inyura. Ariko kubera ko twabaga twogosha imisatsi, icyo gihe nta modoka zabagaho zitwara abantu, noneho mpagarara hanze. Cyambere kimwe mbona ni nimugoroba, kandi ikibari cyavuga ko ngomba gutaha Cyangugu, buri nyine cyagucyuraga iwanyu. Mbona ntabwo mu by'ukuri nava Igitarama ngo nzagire Cyangugu n'amaguru. Mpitamo kuvuga ngo uko byagenda kose ngiye Kigali, kuko niho nazanye. Kuko Kigali nari mpafite abavandimwe na mukuru wanjye niho yabaga. Ubwo nyine nzi Kigali, ndaza n'amaguru. Noneho bumaze
kwira neza ndibuka kuko ngo couvre-feu yari 12:00 nta muntu wemerewe kugenda hanze ndetse icyo gihe baranavuga ngo nta gatsiko k'abantu barenze 2 bashakaga noneho ngeze hakurya yo ku Kamonyi nitegereza imbere ntabwo ni ntazi neza ariko nabonye gasantere keza ndavuga nti byose hariya niho ndi burare niyo nahabona icumbi buri hari nka paruwasi hari cyangwa urusengero najya ku ibaraza ryaho akaba ariho njyamo noneho ndazamuka ngihinguka ntabwo nakomeje uriya muhanda wose w'ikaburimbo uzamuka ujya ku Kamonyi urabona hari haruguru y'urwibutso harimo akayira kanyuraga mu rutoki niko nazamukiyemo kuri icyo gihe n'amaguru yari yarushye asa nk'ayakone naje n'amaguru noneho ngihinguka ku gasantere niba mujye mubona hari ahantu hari ishusho ihari niho ndibuka ko nasanze abantu babaga bahagaze ari benshi ngihinguka sinzi ukuntu bamenye numva umuntu arambwira ati bite ako kanya ahita ajya hirya gato mbona arampamagaye anjyana aho abantu bari bahagaze bari benshi numva umugabo umwe ukuze ndamwibuka wirabura yari muto wirabura arambwira ngo ni conseil ngo ngende conseil ako kanya nkora nyine cya gipapuro bambaye muri gereza ndakima ko funguwe ariko ko cyari cyanditse ko asohotse muri gereza Gitarama aratashye iwabo komine Kimbogo bavuze ijambo ariko atimuze ko twajwemo atuye uko afunguwe Gicyangugu ageze hano ati ntangira kujya mbeshya sinavuga ngo ngiye i Kigali narabeshye hari abantu twari twarafunganywe mu byiciro neza zibatuye igitara ko ntazira abahe kajya nivugira ngo ngiye ngo kwa kanaka ngo hano imbere kandi ntazi ni kugira ngo ntumwumvishe ko ngiye ngo kugira ngo mwake itike none ejo nzabona uburyo ngenda barangira ati cara hariya ukanya habaje abasirikare babiri arabampa sikaraza barambaza ariko nkabasura ndiri ndafunguwe bamfashe gutya urumva icyo gihe nta nyine ariko abasirikare babona bari bateze lift nabo bakamvugisha bambaza mu kandi kanya hakaza nk'itoyota itambuka ari bakagaruka bakayihagarika yendika ikabakana kwita abatwara nyuma none baza kubona imodoka ihagarara irabatwara batwaye barigendera shobora kuba ari konsebura yari yabampaye agira ati bagende bamufate ariko konsebura yari ahagaze nk'ari yakomeje gusacunga uko biri buze kugenda abonye bizama abura imodoka bigendeye ubwo ngewe nari ndi ahantu banyishaje ahantu muri rigori iri hajya ku muhanda abonye bigendeye aragaruka araza ati ariko mbere yari yanabwiye abantu ngo ya modoka komine itaba niza ngo bayihagarike ngo bayibwire hari imodoka yabaga iri gusirikira ni ukuvuga ngo iyo modoka nayo yiza nabwo niko bangize ingorane kuko yari guhita injyana nyine nayo ni amahirwe nagize niba rero yarabonye imodoka itinze akabona n'abasirikare ntacyo bantwaye nibwo yagarutse araza aramira tuva rero segiteri ya Kamonyi irayizi ntayo nzi ngo ibyo birakureba ndashaka ko ntakubona ku butaka bwa Kamonyi bwa segiteri Kamonyi ndangije icyo akora mpita mwemerera ndihuta urabona uvuye Kamonyi usa nk'ugaruka i Kigali ariko hano ntabwo nageze kuri nabonye ndenze y'agasantere ahantu hari ishyamba uzi ko iyo urenze Kamonyi uzino uzi Kigali unyura mu ishyamba ndenze aho utakibona agasantere ka Kamonyi hiri urumva n'umwijima wari waje ndavuga nti rero couvre-feu yarenze ubwo n'ubwo byari bimaze kugera nko mu saa 3 ahari cyangwa saa 3 z'ijoro couvre-feu yarenze noneho ndanafunguwe noneho rero kumba none nijoro none n'abantu twahura none ubu ngubu ntacyo nabeshya bavuga ko ibyiza ari kugira ngo nibwo ngenda mpore n'abantu manuka mu gashyamba kari aho ngaho reba ahantu hari agashinge nyine
araniryamiraho. Noneho ikintu ntajya nibagirwa nkibazaho, hari ukuntu icyo akora narasinzira kubera ko muri gereza twabaye dusenga. Hari ukuntu ibintu bijyanye no kuvuga ngo wenda wapfa rwose sinzi ukuntu nari imeze, numvaga bimeze nkaho nta bwoba ngifite, ndetse n'imbeho nta n'imbeho nanagize, ahubwo nta mbeho byaranyoye, nta kintu nifubikaga, nta kintu nifubika, ariko ntiryamiye ahantu kandi hari numva hashyushye. Noneho sinzi ukuntu nicuye gato, mbona hejuru yanjye niba ari ingwe, niba ari urusamagwe, ubundi nari ntarabona yenda ingwe nyibone gutya, ariko nibonaga ku mashusho twajyaga tuziga mu bitabo. Noneho iri mu giti cy'umurizo, no nikanze isimbuka mu giti yari irimo ijya mu kindi, bimeze nk'uko nayo ibaye nk'aho yikanze. Ubu noneho navuze ati ndapfuye, cyakora umusatsi wavuye, umvaho umusatsi, ndangize mpitamo kubika umutwe ndaceceka, sinongera kubuja. Ariko biratinda, haje umwanya munini, nza kongera negura umutwe gutya ngo ndebe ko yaba igihari, ndayibura. Nongeye kureba mu kindi giti ndayibura, basi sinongera kuyibona. Bugiye gucya rero ndenda mbyuka mfata niharagura mu maso, ngira ngo ndagize ndakomeza inzira. Ariko naje kugira amahirwe hamaze kuba nka saa moya, mbona ndi mu rugendo, mbona itoyota yari itwaye, niba ari ibiri, yari itwaye nk'imifuka, sinzi ukuntu nari ndi kumwe n'abantu, mpagaritse tubona irahagaze, bayijyamo nanjye nyijyamo. Ariko ugeze imbere, ariko yari insunitse, ugeze imbere mbona ikase mu undi muhanda, mpita mpona ngo bahagarare mvamo, nta kintu ndakomeza. Ikindi ni uko ariko kurenga Nyabarongo nicyo nishigaje cyari gikomeye. Ngeze ku Ruyenzi mbona abantu bikoreye ibisheke benshi, harimo umuntu w'umukecuru w'umumama, musaba ko nkamutwaza, ariko icyo nagira ngo nibura nce mu kavuyo nikoreye ibisheke batambona, barebaga mu mutwe. Aho ndaharenga, ndaje ubwo, kandi urabona ko Kamonyi nahavuye mu rukerera, niyo lift yampaye gatoya, ariko n'ubundi nageze muri Nyabarongo mu masaa 7, kubera ko nagendaga ibirenge bisa n'ibyagize. Noneho ubwo nibwo naje nyine njye Kigali nyine nizera kwa mukuru wanjye, yaratuye hariya rwa rwa Faisal, niberayo nyine. Ariko kuva ubwo mbese ubwo sinongeye gusubira cyangwa ubwo nongeye gusubira nyuma ya jenoside. Ariko ibyo bikaba ari nabyo nyine, akaba ari naryo zingiro ry'ayo mateka, kurumva niba abantu barafatwaga gutyo bagafungwa mu byitso bakagira gute, ngira ngo ubwo niyo ntangiriro ya jenoside yakorewe abatutsi, byashyaga ariho bishyira. Hagati aho rero ubwo nta mateka yawe nyine twatunyuzemo, twari tumaze kuvuga uburyo nyine winjiye mu uwo mwuga w'ubuhanzi, ugendeye ku mateka yari amaze kuba, kandi wari uri iyo ngiyo uri ku rugamba rwo kubohora igihugu, hanyuma ukagera mu rugo usabye uruhushya, ugasanga ari ukugafata initiative yo kuvuga ngo reka mbanze nkora indirimbo ivuga ku mateka y'iwacu, ibyiza byari bihagize, abari bahatuye. Nuko ese ibyo bintu wabikoze ukiri umusirikare cyangwa wari waratashye? Nari nkiri umusirikare, kuko ngira ngo navuyemo muri 2016, niho navuye mu gisirikare. Urabona bikoze nkiri umusirikare, cyane cyane ko buriya mu gisirikare habamo ibikorwa byose bitandukanye. Iyo ari ibikorwa by'abaturage, ari ibikorwa bifitiye akamaro igihugu, babiha umwanya. N'ubuhanzi bubamo, kuko habamo n'ibindi, habamo siporo, habamo mujya mubona ko habamo n'ibikorwa by'amajyambere, ingabo zifatanya n'abaturage. Iyo rero hari ubumenyi umuntu afite bushobora kugira abantu akamaro, bamuha umwanya. Ngira ngo njyana nabashimira cyane ko naho ngeze
aribo mbikesha kuba narabashe kubona umwanya. Murabizi ko umurimo wa gisirikare ari ubutoroshye, ariko no kuba umuntu abona umwanya akaba yarashoboye gukora ni ikintu na kimwe ntakwishimira. Yes. Ubu uratashye rero ugiye mu buzima busanzwe, ariko byanze bikunze ya gahunda yawe yo guhanga indirimbo nk'izi yakomeje kubaho. Ubu iyo wicaye mu bihe nk'ibi ngibi ukumva amaradiyo yose arimo aranyuzaho indirimbo zawe waririmbye kandi zikubiyemo ubutumwa bwinshi bugenewe abanyarwanda ndetse n'abandi banyamahanga babasha kubyumva, uba wiyumva ute nyirizina? Mba numva ari nishimye, binagaragaza ko intego nari mfite, wa musanzu nashaka gutanga byagezweho, kuko buryo ukoze igihangano ukabona kigeze kure, gikunzwe n'abantu ndetse abenshi ukabona baragutumira hirya no hino mu gihugu, ndetse ugasanga nk'abarokotse rimwe bagushima ati iriya ndirimbo ni iranyubaka, iyo numvise mfite akababaro kabanye nkayumva nyuma ibyiringiro icyizere, mu by'ukuri ntabwo byabura kunshimisha, ariko kandi bikanampa n'umuhate wo gukomeza gukora n'izindi, kugira ngo kuko kwibuka n'ubundi ho ntabwo bizahagarara. Ni byiza ko twese tugomba kwibuka, kandi ngira ngo indirimbo zanjye nta nubwo zikundwa n'abarokotse gusa, zikundwa n'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga barazikunda kubera ko zivuga amateka mu by'ukuri mukuri, amateka yabaye, zikavuga inkomoko yayo, uko jenoside yakozwe, zikagaruka ku ngaruka yadukururiye ari twebwe ari igihugu twese, kuko ngira ngo nawe urabizi ko iyi jenoside nta munyarwanda itakozeho. Yarangiza tukanerekana n'iyo nzira nyayo kugira ngo buri wese ashyireho ake, atanga umusanzu we mu byo asabwa, maze twese dukomeze kwibuka twiyubaka. Iyo rero indirimbo zanjye akenshi ibyo bintu byose mvuze birimo, ugasanga rero yewe n'uwaba hari abenshi banahemutse bakoze jenoside, ariko ubu bemeye bakirega bagasaba imbabazi. Ubu ngubu bari mu muryango nyarwanda, turafatanya kubaka igihugu, nabo ugasanga bavuga ati ibihangano byatumye byadukoze ku mutima, bituma dutekereza, bumva ndigaye nanjye bimpa inzira. Ngira hari aho nigeze kuri indirimbo twarabakundaga turabura, hari aho yavugaga ngo niba tuyobowe n'ubutwari, umunyabyaha mu ndirimbo icyo gitero, niba tuyobowe n'urukundo, imfubyi zareka kwigunga, ibimuga n'abapfakazi baseke, abasizwe iheruheru bamenwe, amaganya yimuke twizere, niba tuyobowe n'ubutwari, umunyabyaha azareke guhaba, atanga ikiru yiruhutse, ukuri kuzabohora imitima, u Rwanda rwongere guhera. Twarabakundaga turababura, ikivi cyanyu tuzacyusa, bana b'u Rwanda tuzahora iteka tubibuka. Urumva ni ukuvuga ngo hari ubutumwa iha buri wese akagira ibyo avomamo, bikamufasha kugira uburyo nawe yahinduka, akagira uruhare, agatanga umusanzu. Yes, buri wese akisangamo. Hanyuma rero buriya umurimo w'ubuhanzi ni kimwe n'umurimo w'itangazamakuru, bose n'ijwi rya rubanda, ijwi ryabo rigera kure. Hanyuma ndagira ngo tugaruke ku ruhare rw'abahanzi muri jenoside yakorewe abatutsi, ndetse na nyuma tuze kugaruka ku ruhare rw'abahanzi muri iki gihe cyo kwiyubaka no kubaka igihugu. Bakoze ubundi ubuhanzi akenshi ni impano umuntu ahabwa n'Imana,
kuko Imana iha n'abandi impano ziratandukanye, twese none tukuzuzanya. Hari impano bafite nk'umunyamakuru, nanjye nkaba umuhanzi, uriya nawe ni umuhinzi, n'umwarimu, buri muntu wese afite impano ye. Ubuhanzi rero cyo ni impano ikomeye cyane, kuko ni kimwe mu ushobora kwifashishwa cyangwa se umuntu yifashisha kugira ngo acishemo ubutumwa kandi bukagera kure kandi igihe kirekire. Urabona nk'ubu yenda nakoze indirimbo 2 zimaze imyaka 25, ariko ejo abantu bo muri Amerika barampamagaraga, hari n'abazungu bigeze kuza inshuro 2, hari igihe haje Ababiligi, ubundi haza Abongereza, ngo baje kundeba bazanye kasete za kera. Ngewe ntayo nari ngifite, ariko bari bayifite abazungu, barayinyereka, barambwira ati ikintu bambwiye kiranakomeye cyane. Navuze ngo kuki ibihangano byawe bifite ubutumwa bwagirira akamaro isi yose, ariko bikaba bugarukira mu Rwanda, aho urumva bafite icyo ariko kumva baraje barabitse iyo kasete, baranansaba ngo waduha izi ndirimbo zawe iwacu tukajya tuziririmba. Ndabemerera, bansinyisha ahantu ko mbemereye. Urumva rero kubona igihangano kiva aha kikagenda kikagera i Burayi ni ikintu gikomeye cyane, kandi no mu Kinyarwanda ntibumva n'icyo bivuga. Noneho icyo nyine gikomeza nk'aho naringeze ni ubuhanzi. Ni ukuvuga ngo ikintu gikozwe mu buhanzi kigera kure kikamara igihe. Urumva nk'iyo ndirimbo yakozwe kera, ubwo ndi gutanga urugero mwiza kuko ariyo natangiriyeho, n'ubu iracyakunzwe kandi imaze igihe kirekire. Ni ukuvuga ngo imara igihe kirekire kandi ikagera kure. Ayo mahirwe dufite yo kuba twasakaza ubutumwa ni impano nziza, ariko tugomba kwitondera. Njyewe nyigererana nk'ikiraro. Burya ubuhanzi ni nk'ikiraro. Ikiraro bizi ko bagitinda ahantu kugira ngo abantu bazacyamburikireho bamukiraga niyo bajya. Iyo ubuhanzi rero ubwubatse nabi, ugatanga ubutumwa bubi bugusha abantu, biba nka cya kiraro gitinze nabi, imodoka ijyaho igahirima cyangwa wajya akagwa, nuko bukabagusha. Hari abahanzi rero njya ngaya, abahanzi bagize nabo uruhare mu gushishikariza abantu gukora jenoside, batije umurindi abicanyi, bituma noneho bakangurira abantu kongera kugira imbaraga n'umwete kugira ngo bakore jenoside. Kandi abenshi bari n'abahanzi b'abahanga, hari n'abahanzi b'amakorali kandi akomeye, hari abafashe n'indirimbo z'Imana banazihindura, ngo ngwisi n'ibirimo byose by'abahutu, mwajya kumva nk'ibi gufata indirimbo y'Imana kongera agahindura. Urumva haje ibintu byinshi bitandukanye, byose biciye mu buhanzi. Ni ukuvuga ngo n'umuntu wese uzarebe no mu bukwe, n'umuntu no mu byago, umuntu wese, ikintu cyose, ahantu hose haba hari indirimbo. Ni ukuvuga ngo iyo ndirimbo ifite akamaro rero. Ubwo rero ni ukuvuga ngo abahanzi bakoze nabi, bahanze nabi, cyane bihesheje isura mbi, ariko banahesha isura natwe y'ubuhanzi, kubera ko bahesheje isura yacu, bahesheje isura mbi ubuhanzi. Ubu rero abahanzi b'ubu byari ngombwa ko duhagurukira twese kugira ngo tuzibe cya cyuho, duhane ibihangano noneho bibibe urukundo, kugira ngo rukure rwa rwango, bibibe amahoro, bibe ubumwe, kugira ngo bukure amacakubiri, bwongere busane imitima, buhumurize, buremere abantu icyizere, mbese bwongere bureme igihugu. Nicyo cyari ikintu twagomba guhagurukira. Abahanzi rero b'ubu ndagira ngo manze mbashimire, ariko ngira ngo mbabwire ko n'inzira cyari ndende. Ntasaba ko n'abandi bahanzi twafatanya, kuko usanga abahanzi benshi mu by'ukuri bikundira hari ibintu bidakomeye, bikunda indirimbo, burya indirimbo z'urukundo ziroroha, ariko indirimbo nk'izi ngizi hari ukuntu zigora.
ariko bibaye byiza nubwo umuntu yishimira ko ari intambwe yatewe ariko byaba byiza twese turirimbye amahoro kuko ibyo twakora byose ikintu cyose gikorwa iyo hari amahoro umuntu wese agira ku kintu iyo hari amahoro kandi icyo wakora cyose umenya ko uri umunyagihugu burya mbere y'ibindi byose burya twese dufatanyije tukabanza gukomera ku ndangagaciro z'igihugu cyacu tukamenya ngo turi bande turi abanyarwanda twihesha agaciro duheshe agaciro igihugu cyacu ese hari abantu benshi uririmba gutya ngo uriya ngo aririmba politiki oya ni ukwibeshya nta muntu n'umwe utari umuntu wese utari umunyapolitiki burya ntabwo ko nta bwenge bagira kuko buri nk'ubu ngewe ndi umunyapolitiki w'ibihangano byanjye ushobora gutekereza nk'abantu ariko reka politiki y'ubuhanzi bwanjye reka ko mbona yenda bimeze gutya na gutya hamaze kujyaho amasitidiyo akomeye hamaze ku ese noneho uko nahangagarika noneho mpange gutya ibikenewe ubwo ni politiki umuntu wese agira abapolitiki y'umurimo y'ibyo yibanza gukora bumva ko politiki ari iya leta ntabwo nzi ko politiki ubundi ni ibitekerezo ni umurongo ufite aho uwuganisha uri mu nzira nyayo naho ushaka kugana ugategura ejo hazaza iyo ni politiki politiki yo gufatanya kugira ngo turwanye ikibi politiki yo kuba waririmba ukaririmba intwari z'u Rwanda kugira ngo zibere abandi urugero politiki yo kuvuga ati twaribohoye ntidukomeze twibohore politiki yo kuvuga ati jenoside yabaye ni mbi reka tuyirwanye ubwo icyo kintu ni kibi ubwo bigiye muri politiki uzajya gutukana ureke kujya mu bindi ariko urebe ikintu cyose gifite akamaro nubwo bigore yenda benshi bavuga ati kubera ko kubikora biratinda nta mafaranga arimo n'iki ariko icyo navuga ni burya ngo banyamaguru nta usarura hatabibye burya umuntu wese rubanza wakora ko igihe kikazagera kikaba cyiza kandi aho igihugu cyacu kigeze abatanze umusanzu wose kuba tugeze aha ngenda bashimira kandi ngira ngo ni nayo gahunda kandi izanagerwaho ibyo rero reka tubisanishe n'ikijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda hari abahemukiye abandi umuntu akaba yarakwiciye nk'umubyeyi cyangwa nawe akaba yaraguhigaga muri rusange ariko ubu none barahura hari abahura bagasabana bagasangira bakaba basabana umunyu nk'uko kera byahoze ibyo byo by'ubumwe n'ubwiyunge nanone hari ubutumwa ufite kuri byo ndashima ko hari intambwe yatewe ubundi amateka yabaye muri iki gihugu ni ayacu inabi nitwe twayikoze ni ayacu tugomba kubafata nk'ayacu kandi mu by'ukuri tugomba no kubwizanya no kuri ntabwo jenoside yabaye ihishwa ni ibyabaye ku mugaragaro waba warabikoze waba warabikorewe cyangwa n'undi munyarwanda uwo ari we wese ni ibintu tuzi ni ibyacu ikindi ni uko buriya ngewe nawe byanze bikunze dufite aho duhuriye ni ukuvuga ngo wowe ikintu gifasha ibyabaye byarabaye abantu barishwe byarangiye ntacyo wakora ngo bagarure ari wowe wabishe ntacyo wakora ngo bagaruke byararangiye ari n'uwiciwe nawe ntacyo nawe yakora ngo abiwe bagaruke ahubwo icyiza ni ukuvuga ngo hakorwa iki kugira ngo duhinduke twongere twubake dufatanye birasaba no ko wundi wakoze nabi niwe ukenewe cyane kongera kuza ukabwira abantu ati narahemutse ariko mbabarira ariko ukanavugisha n'ukuri hari ushobora kuza agasaba imbabazi ariko akagira ibyo atavuga ukabuze nk'aho abantu babashyize mu byobo ntuhagaragaze bigatuma wa wundi wiciwe cyane cyane ko umuntu wari warokotse ntabwo yabonaga umwanya yabaga yihishe ntabwo azi amakuru
kuko yari ahantu atahaba, ariko wowe waragendaga ibintu byose urabizi. Ikindi umukuzi umubwira uti agize kuba urabe, noneho yongera agerekeho no kuba yarabuze naho n'irengero kandi azi ko wowe ubizi. Ni ukuvuga ngo ariko iyo uje bati narakwiciye dore n'abawe dore aho twabashyize, urabizi ko iyo uje ukamubwira ikintu hari icyo gutwara barakwica se, ntacyo barangira kuvuga ati mbabarira. Noneho rero na nyuma ukajya umuba hafi. Ndibuka kera dutangira kwibuka hari uwajyaga nkuza ariko ukabona yenda ntaje imbere yihagarariye inyuma, ubutaha akigira imbere, umwaka utaha ukabona ubundi ukabona noneho yahawe intebe, ubundi ugataha noneho ari gufasha abandi. Ni ibintu bigenda biza vuba, kwereka umuntu ko utakiri wa wundi. Iyo nagusabye imbabazi yenda urababara, ariko ejo nkongera nkagucaho nkagusuhuza, yenda washaka ukanyihorera tuvuge. Ejo bundi nkongera njya kubona waba hari igikorwa urimo cyangwa wagize ubukwe nkaza nkare, uko ugenda uguza ugenda umva atari ko wa muntu ushobora kuba atakiri wa wundi, umuntu yarahindutse. Noneho buhoro ubundi kwereka abantu ni iki wakora kugira ngo wereke uriya kutakiri wa wundi ko wahindutse. Ariko ni ukuvuga ngo kugarushaho kuza ati mbabarira nasabye imbabazi yarangiza akarekeraho. Ntekereza ko ubundi nta kintu bitunanizaho, nta n'ikintu binatwara, ni ibintu biruhuka. Iyo ugaragaje ahasigaye ubaho neza ukanaruhuka. Ntekereza ko umuntu wese ufite uzi aho abantu bari atagaragaza aracyafite buri inkomanga ku mutima, nubwo yagenda nubwo yabye ariko burya ku mutima hahora hari ikintu kimukomanga. Twabiruhuka rero. Ubwo rero bumwe n'ubwiyunge ntekereza ko ni ukwirekura tugasasa inzobe ukavugisha ukuri, ahasigaye noneho byanze bikoze ubumwe n'ubwiyunge burya buraza. Ariko impamvu naho butaraza ni kwa kundi bwo hari bamwe bagifite ibyo bakinga, hari bamwe batavugisha ukuri. Naho ubundi ntekereza ko warokotse aruhuka ku mutima kubera ko uwamuhemukiye aje akamubwira ati ngewe naraguhemukiye mbabarira, dore n'abawe, aho akamubwira n'amakuru yose. Ikindi akanamuhora hafi mu bikorwa mukaba muri kumwe, ibintu bigira bikarangira abantu bakabana neza. Ubwiyunge ndemera ko bwateye intambwe, ariko haracyari inzira ndende tugomba kugira ngo nawe wasigaye nawe yibaze atekereze kugira icyo nabona. Hanyuma n'abarokotse nabo kuba iyo usabwa imbabazi ko umuntu ubona bikuye ku mutima nawe kuzitanga. Ubundi ni ugusaba imbabazi no kuzitanga, ariko kuzisaba ubikuye ku mutima, buri wese ntacyo uhishe, ukirekura. Ntekereza ko ibyo ngibyo byagira icyo bitanga, ubwiyunge bukaganza, kandi koko ni nayo yaba ari inzira nziza yo kugira ngo twese tubeho kandi nta rwikekwe, ndetse dufite n'icyizere ko na jenoside itazongera kubaho. Tukiri aho rero nanone nk'iyi minsi uracyumva hari ahantu hakivugwa ingengabitekerezo ya jenoside, kumva nk'umuntu yafashe inka y'umuturanyi we yayitemye, yagiye mu myaka arayitemye. Ku bintu byo bijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside ngira ngo nabyo hari icyo wabivugaho, ko ni ibintu bikunda kugaragara cyane nko mu bihe nko mw'ibi bihe byo kwibuka. Nabyo navuga ko ugereranyije uko byari bimeze mbere biri kugenda bigabanukaho, gusa ahubwo kandi dukwiye gufatanya bikarangira burundu ntibyongere, kuko burya ntiwamaze imyaka. Reba ukuntu higishijwe, abantu bakoze ibishoboka byose, ariko kugeza na n'ubu mu myaka 27 na n'ubu uracyasubira gutema. Umuntu ashobora kwibaza ati ariko uriya aracyari umuntu buriya, kuko hari ibintu ubona birenze ukibaza niba wenda hari umuntu n'ubumuntu, ugasanga
gufata uriya ntabwo sinzi icyo umuntu yamugereranya nacyo, ariko ngira ngo abantu nk'abo ni ukujya dufatanya kubashakisha ndetse byaba ngombwa bagahanwa bikomeye, kuko ibyo ni ibisubira kudusubiza inyuma. Reba na wa wundi wari wararokotse yari atangiye kwigirira icyizere, atangiye kurema ubuzima, ukongera ukamukora biriya ni nko kongera kumusubiza hahandi. Mu by'ukuri sinzi ko njyewe nabitekereza nabakora ibintu birenze n'ubugome, kuko ubundi umuntu arigishwa akamenya ikibi n'ikiza, akareba ibintu uko bigenze, ariko iyo ukomeje ugakomeza sinzi uburenze. Ariko dufatanye kurwanya abantu nk'abo ndetse tubarwanye cyane rwose. ngewe nk'ubu yaranambabaza cyane, kuko aba yararenze iki sinzi, birarenze, ariko tubarwanye. Tugana ku musozo rero, reka twigarukire ku murimo wawe n'umwuga w'ubuhanzi. Ubu muri rusange iyo ugereranyije ubona umaze gukora nk'indirimbo zingana iki? Zijyanye ariko n'ibi bihe byo zishobora kuba zigeze no mu 100, kuko ni nyinshi 100 rinagezemo, kubera ko urebye hirya no hino mu gihugu indirimbo zirahari rwose, ni nyinshi cyane. Kandi nitonze nkagenda nzibavuga, n'igihe usanga hari n'izimwe yenda utakivuka, hari iza yenda ukumva izina ryayo uko yumvise, kereka yenda nk'igihe cy'icyunamo niho zose nzumva nkazumva cyane, ariko ni nyinshi cyane. Ariko hari nk'izo nawe wumva ukavuga ati kwera indirimbo yuzuyemo ubutumwa kurusha wenda iyi runaka? izo nk'izivuga ku dusozi, n'ubundi ubutumwa burimo ni ubujyanye n'amateka yabereye ku gasozi, uretse ko burya jenoside ahantu hose isa nkaho ari kimwe, ariko bitandukanye n'aho uvuga niho hatandukanye. Ariko jenoside akenshi aba ari imwe, ariko ntihabura nk'aho usanga umwihariko, henshi hari igihe uhasanga umwihariko habaye kurusha ahandi. Abo n'ubundi amateka aba ari amwe, ahubwo wenda indirimbo nikorera, hari izo nikorera ku giti cyanjye, ziri rusange, izo nkunda gukora. Yenda hakabamo, hari izigora bitewe n'ibyo ushaka, nkitwara abakundaga buriya yarangoye, kubera ko yavugaga ibyago igihugu cyagize, akaga igihugu cyagize, aho rero hazamo uburyo bikurikira, harimo utuntu twinshi, uvuga ubwicanyi ko bwagenze, abishwe abarimo, ukuntu abantu batereranywe, uko bwacyaga ngo ntibwira, bwakwiye ngo ntibucya, ko igihugu cyacu cyabuze abantu kikabura ibintu, ariko kidusaba ngo tukigarure, kandi ukabaho ufatanyije n'utubikora twese n'Imana izadufasha, bigakomeza kugeza aho utanga icyizere. Nayo nayitekerejeho cyane, kandi wabonaga yaranakozwe ngira ngo urabizi. Hari kugora bitewe n'ibintu ushaka, kugira ngo byose bijyemo kandi muri make, kandi imvugo isobanutse, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ariko hakaba n'iziza ukabona watekereje yakujemo ugahita ukora, yenda ntikugore. Buriya kompozisiyo ziratandukanye z'umuntu, hari ibiza ku kanya, hari n'ibindi biza, ariko hari ugasanga ugomba kubyitondera, kubera ibintu bikenewe kugira ngo bize kumvikanamo, uburyo bikurikirana, uburyo ukagira intangiriro no gusoza. Ni ibintu bitoroshye, ariko iyo ufite iyo mpano biroroha nyine ku muntu ufite impano. Hanyuma muri izi ndirimbo zawe zose ugenda harimo usangamo urusobe rw'ibitekerezo. Ese ni wowe uziyandikira ku giti cyawe cyangwa ugira abantu bagufasha? Mbere nariyandikiraga, n'ubu ndiyandikira,
ariko hari igihe ngira igihe niyambaza abandi. Hari umuntu witwa Musagara Andre niwe njya nimyambaza iyo hari igihe ufite nk'igihangano tuvuge nk'izindi ndirimbo zo kwibuka kubera ko nakoze nyinshi. Hari igihe amagambo rimwe na rimwe kubera ko aba ari imvugo imwe ugasanga yenda wahima ugasanga wabivuze hariya akafatira ndahindura mivuge wajya kugura ugasanga namwe hari wabivuze mu yindi ndirimbo none bikaba ngombwa reka nshaka undi muntu muha igitekerezo nawe ankorere yenda nyuma ibyo guhaye yenda niyo wakongera ukabigorora neza cyangwa ariko nibura ayo we yaguhaye undi mayida atandukanye n'ayindi. Undi yambaza hari igihe niyambaza abantu. Hanyuma iyo urebye indirimbo zawe iyo uzikurikirana ugenda ubona waragiye ahantu hatandukanye kandi dusozi amakaritsiye none ugasanga n'amazina y'abantu baho ngaho baze jenoside yakorewe abatutsi amazina yabo ukagenda ubaririmba biriya byo buriya ubikora ute kugira ngo ubashe kubona ariya mazina kandi nk'utwo dusozi ukatunyuramo ukatugaragaza? Ni mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni uko ntumirwa ahantu henshi igihe cyo kwibuka hirya no hino mu gihugu. Iyo rero ugezeyo icyambere urahagira ukahabona noneho hakaza kuba wa muhango wo kwibuka cyane cyane ariko ubuhamya hari n'abavuga amadisikuru ariko cyane cyane ubuhamya. Ibyo byose rero uhita muri wowe wumva amateka yabereye aho ngaho ukumva ushatse gukora indirimbo. Hari igihe ujya ahantu ukareba ukuntu ukavuga ati aha ku indirimbo ukumva we bikurimo ariko iyo bije ntabwo wahita uvuga ngo ngiye gutangira nyikore aka gasozi mu by'ukuri ntukazi neza ya mirenge kubwicaye ntabyo hari amateka utazi biyambazira abantu baho nka komite y'abarokotse cyangwa se abantu bakuru bahabaye bazi amateka mukicara mukaganira bakaguha neza wamara gukora na tegisite ku byo mwaganiriye kongera ukabinyuza bakongera bakareba ko nta kintu ushobora kuba wibeshye kugira ngo indirimbo n'isoko izasohoke inogeye ka gasozi kandi n'abahandi mbese bamenye amateka hahandi. Uburyo bwa kabiri hari igihe nabigusaba ukumva nk'umuntu aguhamagara turagushaka wacu ni ahangaha turashaka ko dukorera indirimbo tujya twumva uririmba indirimbo z'ahandi tukumva ubutumwa bw'abandi uko amateka yagenze natwe turagira ngo tububwire yacu natwe dufashe nabo nkabafasha muri ubwo buryo. Ni ukuvuga ngo hari aho njya nkayibona nkifuza kuyikora nkabasaba noneho ko bampa ibitekerezo ariko hari n'ababinsaba tugafatanya. Reka rero tugaruke ku ndirimbo yawe imwe wise Nyabarongo. Indirimbo sinzi niba yitwa Nyabarongo ariko urimbamo Nyabarongo warariye ariko ntiwariye. Hanyuma iriya ndirimbo nubwo bayitiriye Nyabarongo ariko iyo uyirebye ubonamo imigezi itandukanye hari aho usangamo Ikivu indi migezi ukagenda uyibona gutyo buriya ni ukubera iki yitiriwe Nyabarongo? Navuga ko ari nk'umugezi uhagarariye indi migezi ku Nyabarongo mu by'ukuri niyo narebye nubwo hari indi migezi hirya no hino mu gihugu yarushywe abantu ariko Nyabarongo yatwaye benshi. Reba guturuka ku Gikongoro manuka aho hose Kamonyi noneho Nyabarongo hari n'indi migezi yayisutsemo nka za Nyabugogo za Mukungwa hari n'imigezi yaje za Rukarara Mwogo za Mbirurume za Satinsi iyo migezi yose isuka muri Nyabarongo yatwaye benshi cyane kuko iyo ndirimbo inakundwa n'abantu benshi yanyitumira ku kiyaga nkajya muri Muhazi nkajya hariya mu Bugesera hariya za Sake njya
ikiyaga cya Kivu, ari Karongi barantumira, ari Rusizi, ukaririmba abari kuririmba Nyabarongo, uvuga Nyabarongo umuntu uza kumva amazi yabaye nk'umugezi uhagarariye iyindi. ngira ngo rero iyo ndirimbo turi ku musozo wayituririmbira, ngira ngo twikuyemo ubutumwa bwinshi kandi abantu barayikunda cyane. Nyabarongo warariye ntiwigera uhaga, kuva kera babishaka kenshi bakugaburira. Nyabarongo iyo nkubonye nuzura ikiniga, ariko amaherezo icumu ryaruhunamuwe. 59 twari bato ariko ntitwibagirwa, kuko twaroraga uko Padiri Disha avumbura abantu, inzirakarengane zitakazirenga. Munyankomane kimwe na Zabirinda ku Gahera bavugijwe amahiri, ku murambi wa Musanze bashushubikanywe bagiye kuroba muri Nyabarongo. Baragerageje ngo bace Muvumba ngo babashe komoka bagane Kibirira, ntibyabahira babatera ibibojo, ababisha babagaburira Nyabarongo. Nyabarongo warariye ntiwigera uhaga, kuva kera babishaka kenshi bakugaburira. Nyabarongo iyo nkubonye nuzura ikiniga, ariko amaherezo icumu ryarunamuwe. Nyabarongo ntizongera kugaburirwa, kuko icumu ryunamuwe rimwe na rizima. Ibihe bibi byagendanye n'irirenga, byajyanye nka Mukungwa na Nyabarongo. Reka nze nihoreze abafite intimba bacu batuvuyemo tukibakunze, baratengamaye mu ijuru kwa Jambo, baragororewe kandi bari mu mahoro. Nyabarongo warariye ntiwigera uhaga, kuva kera babishaka kenshi bakugaburira. Nyabarongo iyo nkubonye nuzura ikiniga, ariko amaherezo icumu ryarunamuwe. murakoze cyane. Reka rero dusoze ikiganiro, ariko mu gusoza hagire ubutumwa ugenera abanyarwanda muri rusange ndetse n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, ubutumwa bagenera muri iyi minsi, muri iki cyumweru cyo kwibuka cyangwa no muri ya minsi 100. Murakoze cyane. Mu by'ukuri nk'uko nabivuze ngo iyi jenoside yabaye mu gihugu cyacu nta n'umwe itagizeho ingaruka, ariko mbabazwa cyane na bamwe bagishaka guhakana no gupfobya. Ariko ngira ngo yenda ikintu kugira ngo byorohe kurushaho, byaba byiza umuntu wese agiye yishyira mu rugero rw'abiciwe ababo. Twese turabizi, buri muntu wese agiye agatekereza nko kuri mama we. Twese abenshi bafite abamama, bafite ababyeyi. Tekereza ukuntu umuntu akunda umubyeyi we. Tekereza umubyeyi noneho umuntu aje akamutema, muri wowe wakumva umerewe ute? Noneho reka turebe abana. Murabizi twese dufite abana, urebe ukuntu umuntu akunda umwana we. Umuntu aje agafata abana bawe akabatema,
wamererwa gute? none tekereza umuntu aje akagutema agazana umupanga akagutema, uwabikoze tekereza nawe ari nkawe ibyo wakoreye abandi nawe babigukoreye wamererwa gute? nitumara gutekereza ibyo urahita noneho umenya nawe akababaro umuntu yateye abandi, wakumva uburemere kugira ngo noneho buri muntu wese agire icyo akora. Nkaba ngira ngo rero mu by'ukuri twese niba jenoside yarabaye ku manywa y'uhango, aya mateka ni ayacu uko byagenda kose, ni twebwe tugomba kuyabumbata, twebwe tugomba kuyahindura, ari wowe ari njye ari n'uriya, twese nk'abanyarwanda hari icyo buri wese asabwa ku ruhare rwe kugira ngo dukomeze twibuke twiyubaka. murakoze. murakoze cyane. Reka dushimire umutumirwa wacu Munyanshoza Dieudonné uzwi ku izina rya Mibirizi, arakoze cyane ku butumwa bukomeye atugejejeho n'ubutumwa ndetse agejeje ku banyarwanda muri rusange ndetse n'isi yose. Reka rero nkomeze kwibutsa abakunzi ba Target TV gukora share, subscribe na like, ugakanda ku nzogera maze amakuru yacu akakugereraho ku gihe. Kandi reka mbasabe gukomeza kwibuka abaze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 twiyubaka kandi dukomeza no kubaka igihugu. Murakoze cyane. Ngende Inonda.